Yo mbega byiza, ese namwe ibi bintu muri kubibona ukuntu ari uburyohe gusa, ukuntu ubu ngubu Lewis asigaye ameranye neza na Alice? Niba uri kubibona ndagusaba kugira ngo ujye muri komenti utwandikire, udusangize igitekerezo cyawe, utubwire uko ibi bintu wabyakiriye kuba Lewis akomeje kugenda ajya gusura Alice ndetse akanamufasha n'imirimo imwe n'imwe itandukanye. Ubu ngubu ho mwabonye ko yari ari kumufasha gukata amashu kandi mwabonye ko byari ibintu byiza cyane, ubwo buri wese yanatamikaga buri undi kugira ngo ahekenyeho ku mashu. Mwabonaga ko byari ibintu byiza cyane. Reka nanone ngusabe gukanda subscribe niba utari wayikanda, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zijye zikugeraho ku gihe, maze dukomeze kugenda twiganira kuri filime yacu Daho Muresiga. Ese ibi bintu muri kubona bizaba byagenda bite? Ko tubona ko rwose ibintu bikomeje kugenda biba umutekano. Ese mama Lewis nabasha kuba yamenya ko ubu ngubu Lewis asigaye yarasubiranye na Alice ndetse akaba anajya no kumusura, ibi bintu muratekereza bizaba byagenda bite guys? Ko tubona ko rwose ibintu ari uburyohe, kandi ibi bintu mama Lewis ntabwo abyifuza habe na gato. Ntabwo yifuza ko Lewis yabasha kuba yasubirana na Alice. Ngira ngo mwabonye ibintu byose yakoze kugira ngo Lewis atandukane na Alice, ubwo yabesheraga Alice ngo yavuye hariya yibye amafaranga miliyoni, ndetse bakanamubeshera ko yaroze Lewis. Ariko ngira ngo ibi ngibi byose nyuma y'uko Tricia amaze kubijyamo, akamanza yajya kureba Alice akamuganiriza ku bintu byose yumva bamuvugaho, Alice akamubwira ukuri kwe. Ngira ngo Tricia ni nawe dukesha ibi ngibi byose biri kuba muri iyi filime. Tricia niwe mbese wabaye ikiraro hagati ya Alice na Lewis, kuko ibyo byishimo turi kubona bafitanye ukunguku turi kubona babanye neza, ukuntu Lewis ari kujya gusura Alice, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Ibi ngibi ngira ngo mwabonye ko byaturutse kuri Tricia. Reka dushimire Tricia, kuko Tricia ni umwana mwiza kuba rwose yarakoze iki kintu yakoze neza, kuko ndetse yanabikoze neza. Yamaze kubona ko nta rukundo hagati ye na Lewis, abona ko urukundo rwabo rutazigera runashoboka, ariko amaze kuvumbura ko hari undi mukobwa Lewis akunda, abasha kuba yajya kumureba ndetse anamufasha kuba yatsindira umutima we burundu, kubera ko yabonaga ari we akunda cyane kuruta we, kuko we nta na rimwe yigeze amukunda, ntabwo yamukundaga habe na gato. Rero murabona ko Tricia yakoze ikintu cyiza, aho kugira ngo yirirwa ariruka kuri Lewis kandi mu by'ukuri Lewis atamukunda, yahisemo kugenda ngo arebe uwo Lewis akunda, maze abe yabahuza bakundane, maze ibintu bibe umutekano gusa. Ese namwe murabona ukuntu ibi bintu ari byiza? Ndagira ngo mujye muri komenti mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu muri kubibona. Ese byabaryoheye? Murabona ari byiza? Murabona bimeze bite? Reka kandi musabe niba utari wakanda subscribe kugira ngo uyikande, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zijye zikugereraho ku gihe, maze ibintu bikomeze bibe umutekano. Dukomeza kugenda twiganirira kuri filime yacu, turushaho kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi, maze turushaho kugenda twumva neza filime yacu gatanu kuri gatanu. Reka rero mbasabe kugira ngo mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu muri kubibona. Ku rundi ruhande, ubwo Lucky yaravuye mu kazi, yasanze Alice ari kumwe na Lewis. Ese nyuma y'uko abasanganye muratekereza ibi bintu biri buze kuba byagenda bite? Ko tuzi ko Lewis atarabizi neza ko Alice aba kwa Lucky, ndetse na Lucky nawe ntabwo yarabizi ko Alice afite umuhungu bakundana. Ese nyuma y'uko Lucky ibi bintu amaze kubimenya biraza kuba byagenda bite? Ndabashimiye mwakomeje kubana natwe. Ciao ciao, naho utaha duhurire mu bindi biganiro bikurikira.